uyu munsi rero uri hano ni iki wicuza? Nicuza ko nagiye muri fete ntazi neza yuko fete zemewe ntabwo bizongera. Uri umwe mu bantu bakurikirwa cyane kuri social media, abantu benshi bakurikira. Ni ubuhe butumwa bikwiye kubasigira habi? Ubutumwa byasigira n'abandi bose nuko dukwiye gukurikiza amabwiriza abayobozi bacu batubwira kandi tukirinda kugwa mu ikosa. Ari bagenzi bawe bavuga ko batari hano wenda baradukurikiye, barababwira iki? Dore ko hari amakuru baramutse batageze hano nabo bahanwa birenze urugero. Icyo nababwira ni uko bakwitaba bagahanwa nk'uko twese twahanwe ubundi bikarangira mu mahoro. Wageze hano gute wowe? Nageze hano gute bisobanuye gute? Wahageze gute ko Kimenyi ari we waje mbere wowe bagufasha n'ibindi? Bamfashe nk'abandi bose. Gute bisobanuye? Barampamagaye ko ngomba kwitaba nditaba. Habiba kuba wafashwe ni kimwe, icya kabiri nuza kuva aho ngaha bamwe mu bantu bakurikirwa n'imbaga nyamwinshi n'icyo ko gutanga umusanzu wo gukomeza gutanga ubukangurambaga kurwanya iki kibazo cya COVID-19. Nkuko bari kubibona n'ubundi bari bubibona bankurikira yuko ntabwo bagomba kugwa mu ikosa, ndababwira yuko atari byiza kandi bakomeza babyirinde kuko birahanirwa. Bari abantu 8 niyo makuru dufite. Hanga murabona ko hari 5, hari 3 bakomeje kwihisha. Ariko twavuga nuko iyo wemeje kwica amabwiriza ukica amategeko uba wiyemeje, nta mpamvu yo kwihisha polisi cyangwa yo gutinya ko polisi gufata, kubera ko nibyo wahisemo. Uko ubizi neza ko polisi ari urwego rushinze kugenzura icyambere ihoreza ry'amabwiriza, ariko rushinzwe no kubungabunga umutekano w'abantu ndetse no kubahiriza amategeko. Ibyo rero aba bantu 3 batari baboneka, turabaza amazina yabo, tuzi aho batuye. Kuhihisha cyangwa se no kwihisha ahandi ntabwo bibakuraho amakosa bakoze. Babagira inama yuko baza bakajya kuri polisi bakisobanura, hanyuma bakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Nyuma y'itangazo rimaze iminsi risohotse bisa naho rishyiraho inyoroshyo umuntu ashaka gutegura amakwe, ibirori cyangwa se n'ibindi bitandukanye, rihuriza hamwe abantu batarengeje 50. Abo ngira ngo ko bumvaga ari 8 n'abandi bari gukora muri ayo makosa bibeshya ko wenda ibyo bakoze ari byo. Uriya ntabwo ari ubukwe, biriya byitwa ibirori byo mu rugo kandi ntabwo byemewe. Ubukwe bugira uko butegurwa, bugira uko bikora, n'amabwiriza arabisobanura. Ariko niba babyibuka cyangwa nawe mubyibuka, ibirori byo mu ngo ntabwo byemewe. Nibarekere kwitwaza umubare, kubera yuko na video twabonye cyangwa se nabo bazi ubwabo irabigaragaza. Ngira ngo mwabyumvise, bamwe baturuka Kabuga, abandi Gikondo, abandi kuri 12, abandi Nyamirambo, bakagenda bakajya guhura nyine kugira ngo bagire bakore ibyo birori. Ntabwo byemewe rero. Ngira ngo korohereza ibikorwa bimwe cyangwa na serivisi zimwe ntabwo bivuze ko bigomba gushuka abantu bakarenzaho ku buryo bagwa mu makosa bakica amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ahubwo bakwiye kuba bakora ibyemewe bakirinda ibitemewe, kugira ngo n'ubutaha ibyemezo nibifatwa bishobore kuba byadohora n'izindi serivisi zitari zakomorerwa. Cyangwa se niba uko ari abantu 50 uko mu mabwiriza bivugwa, bashobore kuba wenda babijana, cyangwa wenda bazavuge bati n'ibiro byo mu ngo biremewe, kubera igihe kizagira byemerwa nkuko byari byemewe mbere y'iki cyorezo cya COVID-19. Ntekereza rero yuko abantu bakwiye kumva ko bafite inshingano cyane cyane zo kwirinda kino cyorezo, ariko no kugira uruhare
kukirinda no kurinda abandi ku buryo ibintu byose bifunzwe cyangwa serivisi zose zifunzwe cyangwa ibikorwa byose bifunzwe byafungurwa bakabikora bisanzuye. Afande, aba batatu bataraboneka nimuramuka mubonye wenda hakoreshejwe izindi mbaraga, hari ibihano runaka bari bugenerwe bitari iby'abandi bari bugenerwe, hari ikiyongera? Nitumara kubafata tuzabibabwira, ibyo tuzabivuge tuhageze, ariko barabizi neza yuko atari byiza. Ntabwo ari kwisha polisi wakoze amakosa ikagushaka ikongera ikagushaka, ntekereza ko nta n'impamvu yabyo. Afande, hamaze kugaragara abantu benshi bagiye bafatwa nyuma y'uko bagiye bakora ibintu bitandukanye, bagafatwa ku buryo bwa video cyangwa se n'ubundi buryo mwebwe mukoresha. Abantu bari buze kwibaza ku busaze bw'icyaha, tumenyereye ibyaha bidasaza cyangwa se bikagira igihe runaka bisazira, waba yakoze icyo cyaha wenda agasubira mu buzima busanzwe, wenda yaba yafashwe cyangwa atafashwe. Umuntu ari buze kwibaza ku busaze bw'icyaha cyo kwica amabwiriza kuri bano bantu bafatwa nyuma ariko bararenze ku mabwiriza nyuma bagakurikirana. Nyende uri bukibaza naba batabonetse cyangwa n'abandi babireba, ku bantu babikora wenda ababikurikirana cyangwa bumvise ko batatu babuze, ntibizere yuko bazica amabwiriza nabo bakabura. Ntabwo ari bashobora kuzafatirwa mu cyuho, ariko noneho nabo nitubimenya nyuma nk'uko aba byamenyekanye, tuzabashaka tubafate, ariko n'abazihisha tuzabashaka tubafate nk'uko tuzafata abangaba batatu batagaragaye uyu munsi. Icyo nicyo twakwizeza abanyarwanda. Nibareke rero gushakisha ese ubuzima bw'icyaha n'iryari, hari ibyo amategeko ateganya, hari n'ibyo amabwiriza ateganya. Mu gihe rero abantu bakirenga kuri aya mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo kigihari, barakurikiranwa bazakurikiranwa ibibazo. Aje kano kanya kuko nawe yari yabuze, n'ubu naba abandi baje none hanga batatu babuze twabakira kuko baba bizanye. Icyo tuvuga rero nuko bakwiye kwizana polisi tanabashakishije. Umuntu wizanye hari icyo bimworohereza se kunyurushya cyaha wenda. Nta nyurushya cyayo kwirinda covid sijya yoroshya. Nuko kandi abantu bakomeje kwibaza ati ntihakabayeho wenda ubukangurambaga bwo mu midugudu kugira ngo hakomeze inyigisho, ntibyaba ari byiza ko tubifatanye namwe itangazamakuru mu bivuge inkuru mukuye kuri abantu habiba cyangwa na kimenyi ubutumwa babahaye. Mutuye mu midugudu, mutuye mu tugari, mutuye mu mirenge, mutuye mu turere, mu mujyi wa Kigali, cyangwa se n'ibitangazamakuru byanyu bigera mu ntara, ubwo butumwa busakare ko nta muntu n'umwe wemerewe ukwiye kwica amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Uwo bizamenyekana ako kanya azafatirwa mu cyuho, cyangwa se bikamenyekana nyuma azakurikiranwa afatwa. Uyu munsi dufite Kimenyi Yves wafashwe arenze ku mabwiriza nabo bari kumwe. Ubushize twumvisha abandi batandukanye mu byamamare ba King James n'abandi benshi bagiye baca hano kuri izi mikoro bambaye amapingu basobanura ko byagenze. Kuba icyamamare gifatwa kigatanga ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa amakuru gisobanura ko cyafashwe, ni kimwe mu bihano cyangwa ni ubukangurambaga nk'icyamamare? Ahubwo ntekereza ko bakwiye kubera urugero abandi. Ubwo niba ari icyamamare bagenzi be bazi ko ari icyamamare, akwiye kuba intangarugero mu byamamare cyangwa se n'abakunzi be cyangwa abafana be. Ibyo rero gutanga ubutumwa ntabwo ari igihano. Icya kabiri kumwerekana si igihano, ahubwo ni ukugira ngo n'abandi bose babirebereho. Icyo nacyo mujye mukimenya. Ndagira ngo rero tuvuge yuko inshingano zacu twese reka dufatanye nk'abanyarwanda n'itangazamakuru, ubutumwa tubigeze kure, ariko abantu ntibirinde kwica amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Afande, ubutumwa ku banyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko? Urubyiruko twagiye dukora gahunda nyinshi zirureba, haba mu bijyanye n'ibiganiro kuri radio na televiziyo, ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tugeze no kugena gahunda yihariye yo kubasanga aho bakunze kuba bari ku mbuga zitandukanye, haba kuri Instagram, haba kuri Clubhouse, ngira ngo murabyibuka. N'ubu turabiteganya, turakomeza kubashishikariza yuko bagomba kwirinda kino cyorezo, bakakirinda n'abandi kandi bakaba intangarugero, kubera ko nibo Rwanda rw'ejo. Murakoze. tunamarizana